Bene data muduteze amatwi kuri mugoroba, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Tugira ngo n'ubundi tuganire ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Turacyari ku ijambo ryitwa kwizera. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, niwe waturinze uyu munsi wose wana natwe. Imbaraga zawe nizo zaturengeye kandi ineza yawe ikomeza kubana natwe. Turagushimye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Reka ijambo ryawe tugiye kumva rifashe imitima yacu kandi buri wese asobanukirwe n'icyo umushakaho. Tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Kuri uyu mugoroba twongeye kubaha ikaze kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo turiho ni ijambo ryitwa kwizera. Twavuze intambwe zo kwizera, tugeze ku ntambwe ya 4. Iyi ntambwe yo kwizera ni intambwe ivuga ngo kwizera kubeshaho umukiranutsi. Twavuze ko intambwe ya mbere ari ukwizera karemano, umuntu avukana, umuntu udakijijwe nawe arakugira, umuntu agasohora imbuto akazibiba, akizera ko zizera, umuntu agashora yibwira ko azunguka, n'ibindi n'ibindi. Muri karemano rero ntabwo hakora nta mana izamo, umuntu arabyiringira akabona birabaye. Twabonye ko kwizera kwa kabiri cyangwa intambwe ya kabiri ari ukwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Tubona ko uku kwizera noneho haza mu Imana. Iyo uvanye mu Imana uku kwizera ntigukora. Intambwe ya gatatu twavuze ko ari ukwizera nk'impano Imana itanga, kandi twagiye tubona ijambo ry'Imana n'ingero, kuko muri ubwo buryo bwo kwizera Imana itanga impano, abantu bagakora ibitangaza babikoreshejwe n'iyo mpano yo kwizera Imana iba yabahaye. Intambwe tugezeho rero aniyo ngira ngo tuvugeho cyane, ni impano yo kwizera, nako ni kwizera kubeshaho umukiranutsi. Iyo niyo ntambwe ya 4 nk'uko nabwiye ko tuzabiganiraho. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 38 handitse ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Imibereho y'umuntu ufite uku kwizera iba myiza, kuko ntaganya, ntaterwa ubwoba n'ibyadutse ngo ahahamuke, ntareba uko bisanzwe, wareba ibitandukanye n'ibyo abandi bantu bareba badafite kwizera. Agira iyerekwa ku kintu cyose, kandi we arahinguranya akareba no ku bitaboneka. Yirirwa ahakorerwa ibyaha, ariko we umutima we ukabirwanya. Iteka kubera uko kwizera usanga ahanganye bimubuza gutambuka ngo ajye mu bwami bw'iteka ryose. Uyu muntu ahinduka inshuti y'Imana. Aburahamu wizeye Imana bikamuhanyirizwa no gukiranuka. Reka turebe umuntu wari ufite uko kwizera, umwami witwa Dawidi. Dawidi yari afite kwizera akiri mutoya, kuko Imana yajyaga imusura yaramuhaye umwuka wayo akimara gusukwaho amavuta. Kandi ngo akimara gusukwaho amavuta yisubiriye mu ntama, akomeza kuragira intama, ariko Imana yaramukoresheje, Imana ibana nawe, yarasutsweho amavuta yo kwimikwa ngo abe umwami. Ariko ntabwo ahise aba umwami, yarakiri mutoya, asubira mu ntama kuragira mu ishyamba, ariko umwuka w'Imana akajya amuzaho cyane. Ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 4 haravuga ngo bukeye mu rugero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'i Gati, ku kirere cye cyari mikono 6 n'intambwe y'intoki. Iyi ntwari yavuye muri uru rugerero Dawidi muzi ko ngo yari yagemuriye bakuru be. Hanyuma ngo ibyo yavuze byo gutuka Imana ndetse no kubwira Abisiraheli ngo hagire mwuvamo ngo b'umugabo aze barwane, ibyo byose Dawidi yabibonye ageze ku rugerero arabyumva. Kwizera kwari kumurimo, ntabwo kwihanganiye ibyo bintu. Kwizera k'umuntu niko kumuyobora. Rero ari aho ku rugamba, abonye uwo mugabo, abonye ibyo avuga, abonye atarakebwe, abonye ari umuntu usanzwe, ahita atekereza ko Imana yamurengera. Nguko kureba ko umuntu wizera.
abandi babona ari munini, bakabona ari muremure, ariko we yamureba akabona ubwo bunini nibwo bumuhaye uburyo bwo kugira ngo amuhamye. Uko abantu batizera bareba amacuri. Ikintu cyakakugirira umumaro Imana ikakihesherezaho icyubahiro, umuntu udafite kwizera akibona nk'icyamuhitana, ariko umuntu ufite kwizera akibona nk'ikintu cyamugirira umumaro cyangwa se yahangana nacyo, Imana igahabwa icyubahiro. Muri urwo rugerero ntabwo tuza kubitindaho cyane, izi nkuru munazizi. Dawidi yarwanye na Goliyati, kandi muri uko kurwana na Goliyati ngo yari muremure cyane. Tubonye ko yari afite ikirere cya mikono 6. Ubundi mikono imwe no kuva mu nkokora kugera aho intoki zirangirira ni hagati ya santimetero 50 na 60, nk'uko ubusobanuro bwabyo buvuga. Mikono urebye ijya kuba nka 1/2 cya metero kirengaho gatoya. Bivuga ngo uyu muntu afite mikono 6 yari afite metero 3 zirenga, ngo ni intambwe y'intoki. Intambwe y'intoki yo ishobora kugira santimetero guhera kuri 20 no kuzamukaho gatoya. Urumva umuntu ufite metero 3 zirenga yareshyaga n'inzu, yari munini, yari afite icumu riremereye cyane, ku buryo bavuga uburemere bw'iryo cumu ugasanga ryari rifite nibura nk'ibiro 50, agafuka k'isima. Iryo cumu yari afite inkota iremereye. Ngo rero ahura n'umunyakwizera witwa Dawidi. Haleluya. Dawidi ahagarara mu kwizera, arambwira ati unteranye icumu n'agacumu, unteye nuko ngukureshya, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Nuko Dawidi afata amabuye 5, rimwe arishyira mu muhumetso, nuko ngo ararirekera, riragenda rikocora mu ruhanga rwa Goliyati, agwa yubamye. Icyo nshatse kuvuga hano iki nuko mu mirebere ya Dawidi, kuba Goliyati ari munini, kuba ari umuntu w'intwari, kuba ari umuntu wamenyereye intambara, byari bimuhaye uburyo bwo kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro kuri we. Namwica Imana ihabwe icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Nguko uko abanyakwizera bamera. Areba ibimugose, akareba ibimutugirije ari byinshi, akavuga ati ubwo ngiye guhangana nabyo, ni Imana igiye guhangana nabyo, kandi nibitsindwa Imana irahabwa icyubahiro. Imana idufashe. Tuzakomeza tureba n'izindi ngero, turi cyane cyane kuri iri jambo, hanyuma niturirangiza tuzaganira ku yandi magambo y'Imana. Ndagira ngo tubashimire mwese abateze amatwi uyu mwanya ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mana y'icyubahiro, turaguhimbaje kuko ugira neza. Ijambo ryawe ni ryiza, reka usobanure buri muntu wese kugira ngo amenye ko akwiye kureba, kandi akareba nko kwizera nyine. Ntarebe ibimuca intege, ntarebe ibimuteye bimurusha imbaraga bimwica, ahubwo akabibona nk'ibyo agiye gutabarirwamo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Nuko uyu mugoroba buri muntu wese ahabwe umugisha, imbaraga zawe zibane natwe, kandi buri wese umwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Urakoze Mana ko byumvise, tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Uwiteka abaho umugisha. Mwari kumwe na Pasiteri Manirafasha Pascal. Murota Imana. Ijoro ryiza kuri mwese.